kandi akajya gucurangira muri arena imbere y'abantu 10,000 yararaga hanze. Mwese muramizi ni gisupusupu. Mwabyumvise yabivuze ngo bajye bademba menshi ibintu byo kuzana abanyamahanga bakaba miliyoni. No, natwe bajye baduha turabishoboye. Niba hari ibyo dukosora mu bitubwire, ariko nimukaturutisha abandi. Ariko niko bigenda n'ubuzima, ni isi turimo, niko isi tubanye nayo. Mu by'ukuri Alain Mukurarinda yari intwari, yakundaga abantu, akunda urubyiruko muri rusange, cyane cyane abahanzi, aba n'abagira inama. Ndi Umunyarwanda TV, twifatanyije n'umuryango we muri rusange, cyane cyane n'igihugu, kuko igihugu kibuze umuntu w'agaciro, umuntu w'inyangamugayo. N'abatindiye rero, reka mwumve amagambo Alain Mukurarinda yasize avuze. Murakoze. Gisire nta muntu utamuzi, niba batari hano nta muntu utamuzi. Ubwo ndagenda rero ngeze i Kigali, mbaye umushinjacyaha. Peti hashize iminsi batarabishoboye, nyobora urwego rwa Gasabo. Ntabwo namaze iminsi umugore witwa Ngogaranga ati ngo umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Mbaye procureur national. Abantu bajya bayitiranya ngo ni procureur general. Oya, procureur general ni umwe, twekaba procureur national nk'umunani cyangwa 9. Ubwo nakuza akazi kanjye ndazishinja ye, ntago wancikaga. Napfaga ni kuvuga ngo niba mfite uko ibikorwa byakozwe, nkaba mfite ibimenyetso, nkaba mfite itegeko, niyo wazurinde. Naragakoze maramo imyaka 13, muri iyo 13 nza kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha, benshi barahanze, narabivuze cyane, abanyamakuru bajya bambwira ngo barankumbuye ngo navugaga neza. Hanyuma ikindi nakoze ni iki, nagiye muri département international. Muri département international muri parquet mpuriramo n'imanza z'ibigugu, ariko abantu nimwe muzita ibigugu. Burya twebwe turi mu ntago tubona twari ibigugu. Byabi ibigugu batubwiye ngo dukore bya bindi mujya muvuga ngo turakora, batubwiye ngo dutekinike. Aho ngaho ndi bigo byatugora. Muzi ko baravuga ngo turatekinika, ngo turahimba. Hari abantu tugendana bakavuga ati kubona umushinjacyaha gushinja nta hantu mwahuriye. N'umusaro bimbwiye namwe, ariko ngiye mpurana dossier ntabwo mba nkeneye guhura nawe. Dossier iyo nta kintu kirimo ntabwo ugera iwanjye. Niyo bahakugejeje nta kintu kirimo ndakureka urugataha. Ariko niba kirimo nuko mukanya nabivugaga ntabwo wancika. Ubwo rero ibyo ngibyo birangiye imyaka 13 ishize, hari akantu nababwiye ndi mariye. Hari umugore uncumbikiye, tujya ku ntaha muri 2002, naramuhamagaye ndamubwira nti rero Machel Martin mona muri supermarket kwa papaye, nti urakora muri Bank of New York i Buruseli, ngiye nkora mu bushinjacyaha i Kigali. Nutazi Kigali tayari. Arataha, turi Maria, Imana ishimwe, dufite abana babiri. Ejo bundi rero mu kwezi hashize imyaka 4 cyangwa 5 ava ku kazi, ntabwo yarereye Karungu bya bindi bya yaje aseka ati turi yawe yarageze ntibite. Yakoraga muri Bralirwa, ati banyohereje mu Buholandi, ati tugende. Aturibuka umpamagara ngo urataye ngo dutahe kwamvana muri Bank of New York. Ndavuga ndetse ko president wacu yabaye agaciro nyine tugende. Bati ntabwo bazakoreka, uza amabanga menshi, uze bikintu biki. Nandika ibaruwa, procureur general arasinya, ministre Busingye arasinya, mu gitondo ndigendera. Ubwo tuba tugiye kuba mu Buholandi, nsubiye muri diaspora. Ngezeyo rero ikintu cya mbere nakoze niki, nahuye n'ibibazo byinshi cyane kuri rya jambo nababwiye bita gutekinika. Barananyandika kenshi cyane, baranankanga kenshi cyane ngo bazaza kwigaragambya imbere y'umuryango, bazabuza abana kujya ku ishuri. Ndavuga nti ibi bintu ngiye nuvuga ntacyo bintwaye, kuko nari nzi ibyo nakoze bifite icyo bishingiyeho. Ndavuga ntako abana banjye bazagira ikibazo. Ubwo se rero umushinjacyaha se na munyamategeko ndicara nandika igitabo, mbaye umwanditsi. Ndacyandika mbaza kucyandika mu Kinyarwanda, ndangije ngishyira mu Rufaransa, cyitwa Qui manipule qui. Ibirimo muzajye kubisoma. Ubwo ibyo ngibyo birangiye, ndavuga nti rero ni iyihe experience, ni iyihe innovation nakura muri ibi bintu byose nanyuzemo. Nk'umuntu wabaye mu Rwanda, njya kwiga mu Bubiligi,
ngaruka mu Rwanda mu myaka 13 madame ansubije mu Buholandi ubu yavuze turagenda utugeza muri Cote d'Ivoire ubu niho tugeze naramenyere nta kibazo ndavuga nti muri iyo muvuma tubamo dora tugenda nakora iki nashyizeho cabinet ikora ibintu igira inama noneho mu mategeko no mu butabera ariko cyane cyane mwebwe ba diaspora mugira ibibazo bibiri muza mu Rwanda soit ni mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 ukwezi kumwe nta kintu mwatubeshye cyangwa ni mu kwa 12 kuri Noheli ibyumweru bibiri nta bindi ndabyumva kandi nanjye narahabaye muza mufite ibibazo inkiko abavoka land center mu butaka mukabitangira abantu babafasha hariya kubera ko mwazanye amayero muri uko kwezi très gentil bakaba bana beza bakaguhamagara ukababona mu gitondo avoka byose ukabibona fa kurenga kuri aeroport hamagara telefone yavuye umukenda gusara kubera iki kubera kuzi kuzagaruka umwaka utaha ibintu bigakendera nguko twashyizeho rero uburyo kuko na diaspora yewemo ibibazo mbizi bushobora kugufasha utiriwe uza ejo bundi abantu barambye bati abantu baravuga ngo ntushobora kuvana umuruntu ku rutonde rwa genocide yakorewe abatutsi ngo nibibaho so kwivuga meza uno mwaka navanyeho 3 kandi parquet general irabitangaza umuntu akavuga ntashobora gusubirana umutungo ngo kubera ko itegeko rivuga yuko abantu badahari imitungo y'abicungwa n'akarere barayisubirana ntibazababeshye nari basubije ari nabavuze bati yigurishe birakorwa umuntu ati bantwaye umutungo kugera mu rukiko rw'ikirenga ndengana kubera ibi nibi birasuzumwa umuntu bakabisubiza umutungo we cyangwa se ingurane ikwiye iyo ndangije muri ibyo rero mbo muhanzi sinavuga ko batabyanditse byose ndaririmba bien abantu bakavuga bati abiyenza ate abifatanya gute tugerageze turebe sina kubonye nabaye nkubonekewe nibaza ibimbayeho sinasobanukirwa nakubiswe n'inkuba mfatwa n'amashanyarazi sigara nzengerezwa mbura onicara yewe mureka tetetera ry'abatoya umuteta bikwiye cyo ngwino gutetesha mwari muzi ko ari yanjye se uretse n'ibyo rero uretse kuririmba mwabyumvise yabivuze ngo bajye bademba menshi ibintu byo kuzana abanyamahanga bakaba miliyoni no natwe bajye baduha turabishoboye niba hari ibyo dukosora mu bitubwire ariko ntimukaturutisha abandi hanyuma rero murabibona mwaka utaha ubanza ngera 50 naravuze nti ese naguma nyine muri ibyo by'abajene ni byiza nahisemo noneho no gufasha abahanzi badafite ubushobozi bafite impano ariko batabasha kumenya aho bibera nuko nguko ejo bundi mu Rwanda izo innovation zirashoboka kubera ko dufite communication bayivuze sinyigaruka dufite gutembera kugenda ingendo indege zirahari dufite ubwo buyobozi bukora neza nguko uko ushobora gufata umuhanzi wari ese mvuge ngo iki wararaga rwa ntambi hanze mu mezi 6-8 kuri YouTube kuko mu Rwanda dufite 4G akarebwa na inshuro miliyoni 4 mu mezi 6 kandi akajya gucurangira muri arena imbere y'abantu 10,000 yararaga hanze mwese muramizi ni gisupusupu igisupusupu rero buriya hari ijambo yambwiye ibintu birashoboka mu Rwanda turicaye mu gitondo ku ibaraza ngiye nk'ikawa gusa maze kunywa ikawa bamuzanira ikindasi ndakireba ndabona nti Narcisse Karame nzanira irindazi nanjye ati aho ya mama ati tugabane yarazi ko nanga ndambwe nti byihorere reka tugabane turagabana
mfata igice arangira arandeba ati boss ni Karame ati uzi kubona ntakirara mu rutoki n'umugore n'umwana w'uruhinja rw'amezi 3 na sheshe rumeza nararize ati nta muntu ni ibintu byinshi bamaze iminsi bavuga nta muntu uzi aho wambaye ninjye nyine uhaza mu Rwanda birashoboka mbwira abajene rero nabonye hari abajene mu Rwanda kubirebana n'umuziki dufite ama studio meza mushobora kuza kubakorera wenda hari za operation abahanzi nkanjye barabyumva za mastering dushobora gukorera hanze ariko ibindi byinshi dushobora kubihakorera dufite abakora ama video meza mushobora kuza kuyakorera iburayi mukorera ku isaha twebwe turacyari kuri forfait no kuvuga ngo yes ushobora kuza mu Rwanda waguze tike ugacumbika kwa mukuru wawe y'amafaranga kuzajyana muri studio hano i Brussels cyangwa Cologne guhenda ukayavana mu album kandi igakinwa Australia igakinwa muri Afrika y'Epfo ibyo ngibyo birashoboka dufite none mu ma video mwabonye ibyiza bitatu Rwanda mwabonye abakobwa n'abahungu bakina mu video yacu murakoze murakarama